Ikaze nanone hano kuri Yegoo TV. Aka ni kakanya ka ni muntu ki? Ni muntu ki ko tugezeho amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye, ubuzima babayemo, inzozi zabo, ese bazigezeho bigenze gute? Byose tubireba hamwe mu kiganiro ni muntu ki. Reka mbanze ngushimire wowe ugiye kwana natwe, nkubwire ngo utarakora subscribe manuka ngaho ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane byinshi Yegoo TV izajya igutegurira umunsi ku munsi. Uyu munsi ni muntu ki tugiye kureba hamwe Clarisse Karasira. Ni muntu ki? Uyu ni umukobwa umajije kwigarurira imitima ya benshi, haba abana, abasaza, abakecuru, urubyiruko, bose yarabafashe kubw'injyana aririmba abenshi bakunze kwitsa gakondo. Indirimbo zose zirimo inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye, bigatuma indirimbo zose zirushaho kugenda zikundwa cyane. Umunsi rero tugiye kureba hamwe Clarisse Karasira ni muntu ki. Clarisse Karasira ni umuhanzikazi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo, ibisigo, imivugo ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Clarisse Karasira yavutse ku itariki 22 z'ukwa gatandatu mu 1997, avuka mu muryango ari umwana wa kabiri. Avukira i Kigali mu karere ka Kicukiro, aho bakunze kwita Masaka. Akaba ari naho yakuriye, akiga n'amashuri y'abanza, dore ko yize primaire kuri GS ayabaraya, ndetse yaje kurangiza primaire ari uwa mbere, dore ko ari umukobwa uzi ubwenge cyane. Nibwo yagiye kwiga amashuri y'ikiciro rusange tronkome, ajya kwiga St Joseph Kabgayi. Muri St Joseph Kabgayi, nk'uko buri munyeshuri wese yarangije tronkome ahitamo ibyo ajya kwiga, Clarisse Karasira we yahisemo kujya kwiga ururimi n'ubuvanganzo. Dore ko abantu benshi batabyumvaga, ntibiyumvishaga uburyo cyo agiye kwiga indimi n'ubuvanganzo, dore ko abana barimo barasaba amasection yagiye atandukanye nka MPC, MCB y'amasayansi. Gusa we ahitamo kuba yajya kwiga indimi ndetse n'ubuvanganzo. Clarisse Karasira rero amashuri yisumbuye akaba arayize kuri college Amizero Irebero Ibyumba. Ahangaha niho yigiye amashuri yiwe yisumbuye ndetse aza no kuharangiriza. Mu gukura kwa Clarisse Karasira yakuze nk'abandi bana bose, gusa agakunda kwandika imivugo ndetse n'ibisigo, akandika n'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Clarisse Karasira yakuze ari umwana ugira ibitekerezo byinshi, dore ko papa yakundaga kumubwira ko ibitekerezo afite bitangana n'imyaka afite. Clarisse Karasira yagorwaga n'amasomo agiye atandukanye, nk'uko buri mwana wese wize yari afite amasomo yamugoraga. We yagorwaga na shimi ndetse n'imibare. Clarisse Karasira yaranzweho n'amakosa agiye atandukanye mu bwana, n'ikosa rigoranye yakundaga kuba yakora buri munsi. Clarisse Karasira nk'umwana wakundaga kwandika ibisigo, imivugo ndetse n'indirimbo. Ahangaha yafataga amakaye babaga bamuguriye yo kwigiramo, agakunda kuyandikamo ibijyanye n'ibyo ngibyo, yandikamo imivugo ndetse anashushanyamo, dore ko yakundaga kubihanirwa inshuro nyinshi cyane. Clarisse Karasira yari umukobwa ukunda itangazamakuru cyane, gusa agakunda kuririmba bihebuje. Mwaka wa 2015 akirangiza amashuri ye yisumbuye ku myaka ye 17 gusa, yise akurikira inzozi ziwe ajya gutangira gukora umwuga w'itangazamakuru kumwe muri radio za hano mu Rwanda, ariyo Ishingiro Radio Ibyumba. Niho yakoze igice cy'umwaka cyonyine, arangije ahita asezera, ahita ajya kuri Flash FM ndetse na Flash TV, ariho yamenyekaniye cyane. Clarisse Karasira mu kwa 2018 nibwo yinjiye mu muziki, dore ko kera gitangira gukora kuri radio yumvaga ashaka gukora umuziki, gusa akazi kabaga ari kenshi ntabibonera umwanya. Niko guhitamo guhagarika itangazamakuru, ahitamo gukora umuziki nk'umwuga. Niko kureka gukora itangazamakuru ryamuhembaga ndetse ryamuhaga amafaranga, arireka burundu, ahitamo gukurikira umuziki agiye gutangira azero, gutangirira ku busa. Kuririmba abihitamo nk'umwuga, ubwo yahisemo kujya gukora indirimbo zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wibaza uko yageze muri management ya Muku the boss papa. Ahangaha iyi management uko yigezemo, avuga yuko yari ari kwa JP arimo arakora indirimbo yiwe, niko Muku nayo yaje gukoreshereza Nsengiyumva igisupusupu indirimbo, gusa yumva uyu mwana aririmba neza, mubwira yuko aririmba neza. Ahangaha yaza guhurira na Nsengiyumva, amusaba nanone yuko yamwigisha gucuranga umuduri, dore ko Clarisse Karasira ari umukobwa ushobora kuba akunda ibikoresho bya kinyarwanda byose, ku buryo icyo abonye cyose aba yumva yamenya kugicuranga. Niko gusaba Nsengiyumva yuko amwigisha, aramwigisha birangira aho ngaho.
aho asoreye indirimbo yiwe gira neza yamuhuje n'abantu benshi bagiye batandukanye bubatse amazina agiye akomakomeye nka Kayirebwa. Ahangaha ari naho yaje no kuba yatangira kuba yakinjira muri management ya Alemuku aza kumusaba yuko yamufasha, nuko asinya muri management ya Alemuku. Gusa nyuma y'igihe gitoya Clarisse Karasira yaje kuba yasezera muri management, arangije afungura management yiwe cyangwa se company yiwe yitwa IDCK Legacy, akaba ari nawe abarizwamo muri management wenyine aka kanya. Clarisse Karasira yumubajije icyatumye ava muri management, The Boss Papa akubwira yuko yavuyemo kubwe bikorwa byiwe, yashakaga gukora ibikorwa bye ku giti cyiwe. Clarisse Karasira ni umukobwa ukunda abana bya cyane ndetse agakunda no gusabana nabo. Clarisse Karasira akaba afite Karasira Foundation, ingi ikaba ifasha abana babaye ku muhanda, ikabafasha kwiga, ikabafasha kwihangira imirimo. Ubu ikaba ari foundation ifite abana barenga 12 ndetse ikaba ifasha n'imiryango irenga 8. Clarisse Karasira ni umukobwa ukunda abana bya cyane ku buryo arimo aravuga abana bo ku muhanda ubuzima babayemo, amarira mujenga mu maso, agahinda kakamwica. Tariki 16 z'ukwa gatandatu Clarisse Karasira ni umunsi yafashe ku buryo niyo yaba nta bushobozi afite gusa bagomba gushaka abana, umunsi akirigana nabo bakabasha kuba bakisanzura, bakishimana ndetse bakananezerwana nk'abandi bakobwa bose bagiye batandukanye, bisiga ibirungo bigiye bitandukanye abenshi bakunze kwita makeup. Gusa we ntabikozwa, ntago abikunda bya cyane, ni ibintu akora rimwe na rimwe gake cyane. Clarisse Karasira ntazigere ku muziki kabona ngo nubwo yasaza azahora ari umuhanzi, ndetse azandika indirimbo kabona nubwo yasaza abasha kuba yaza abandi baziririmbe. Zimwe mu mbogamizi yagiye ahura nazo harimo kutihanganira bimwe yagendaga ahura nazo, amafaranga y'ubushobozi yo gutangira kuba yatangira gukora umuziki, dore ko umuziki ari ikintu kihenze cyane. Akavuga ko kandi nanone yagorwaga n'ubuzima bwa gisitari, gusa ubu ngubu ari ibintu yabashije kuba yakontorora. Clarisse Karasira akunda abahanzi bagiye batandukanye nk'aba Kayirebwa, gusa akunda Israel Mbonyi nk'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana, kuko indirimbo ze ngo ziramufasha bya cyane. Clarisse Karasira yigira byinshi ku babyeyi we, gusa icyo bakoraho cya cyane ni urukundo n'ubwitange. Clarisse Karasira ni umukobwa ushimishwa na byinshi, akabaza na byinshi. Kimwe mu cyamushimishije mu buzima bwiwe ni umunsi yabatizwaga cyangwa se umunsi yakizwaga. Clarisse Karasira kandi ni umukobwa ugira amarangamutima ari hafi, ikimushimishije cyane kiramuriza ndetse n'ikimubabaje cyane kibasha kuba cyamuriza. Clarisse Karasira kandi ni umukobwa ukunda gusenga, agakunda kuvumbura, ni umuhanga bya cyane, akunda kwandika, akunda indirimbo cyane cyane za Kamariza, akunda abana ndetse agakunda no gusoma, dore ko umwanditsi w'icyitegererezo kuri we ari Alex Kagame, dore ko avuga yuko yamwigiyeho byinshi nyuma yo gusoma ibitabo byiwe bigiye bitandukanye yagiye asoma byinshi. Clarisse Karasira ni umukobwa ngo tuvugana, afite indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, dore ko afite indirimbo zigeze kuri 18 ari nazo azasohora kuri album ye yise Inganzo y'Umutima. N'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zizasohoka kuri album mwakunze, izasohoka mu kwa 12 k'uyu mwaka. Clarisse Karasira Inganzo y'Umutima azasohora indirimbo 18 twese tuzi yagiye asohora, ndetse n'indirimbo imwe azasohora mu minsi iri imbere. Clarisse Karasira umukobwa watangiye umuziki mu mwaka wa 2018 nyuma yo guhagarika itangazamakuru. Clarisse Karasira ubu ni umukobwa ukurikiranwa cyane ku mbuga ze zigiye zitandukanye, nko ku rukuta rwa YouTube rwakurikiranwa n'abantu barenga 92,500, ndetse kuri Instagram yo agakurikirwa n'abantu 232,000 barenga. Clarisse Karasira afite indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi zakunzwe, afite indirimbo zigera kuri 18 ari nazo zikubiye kuri album ye Inganzo y'Umutima. Akaba ari album ikubiyemo indirimbo ziwe zose abashije kuba yakora, ndetse akabonekamo n'indirimbo atarasohora. Muri izo ndirimbo ntiwakibagirwa indirimbo zagiye zikundwa cyane nk'indirimbo Ntizagushuke, Gira Neza, Twapfaga Iki, Sangwa Rwanda, Imitamenwa, Mwana w'Umuntu, Uzibukirwa Kuki, Urungano, Rwanda Shima, Kabeho, Ibihe n'izindi ndirimbo ze nyinshi zigiye zitandukanye.
Clarisse Karasira ni umukobwa umaze igihe gitoya gusa akamajije kwigarurira imitima ya benshi. Niyo mpamvu uyu munsi twabateguriye ni muntu ki, kugira ngo umenye Clarisse ni muntu ki, abayeho mu buzima bumeze gute, ese inzozi ze zigezeho bigenze gute. Ibi byose wabikurikirana hano kuri Yegoo TV. Reka ngushimire wowe wahisemo kubana natwe, nkubwira ngo niba utarakora subscribe manuka ngo ku magambo atukura ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana byinshi Yegoo TV izajya ikugezaho umunsi ku munsi. Niba hari ikindi cyamamare wowe ukunda ukaba wifuza kumenya ni muntu ki, andika muri comment nurangiza utubwire icyamamare wifuza kumenya, tuzakubwira ni muntu ki.